caginze kandi ntabwo byacaginga. Dushyizemo systeme cagi neza, urabona ko birakemutse. Nizere ko nawe iyi video igufashije ku buryo systeme cagi nawe wayitereramo ntabwo biba bigoye. Systeme cagi nawe wayitereramo, dore ngibi biba bicaginga neza, dore ngibi burande kugenda mfata charger nyigira nyikuramo nanayisubizamo kujya ku ruhande kugira ngo murebe. Ubwo rero mwakoze cyane kubana natwe muri iyi video, kora subscribe, ukoraho kuri like hasi, unashyire muri comment ikintu wifuza ko twagukorera kindi kigendanye n'ibi ngibi cyangwa n'ikindi cyose ushaka cya electronic. Murakoze cyane rero, turabakunda. Nakagaruka kuri Bazatech TV. Rwose subscribe yibuke, hanyuma iyi video unayisharinga abantu benshi batandukanye kugira ngo tuze kureba n'ikindi kintu kiza gukurikiraho. Mwakoze cyane rero, ciao nakagaruka kuri Bazatech TV. Hello guys, twongeye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro kuri Bazatech TV. Aya masaha twifuje kubereka uburyo bakora systeme charge ya telefone z'amatachi. Dore zikunda kubatesha umutwe, ugasanga systeme charge yagutesheje umutwe byanze. Rero kuri Bazatech twababwiye ko tuzajya tureba ibintu byananiranye, tugahita tuza tukabibereka ukuntu babigenza. Uyu munsi rero turifashisha iyi telefone bambwiye yuko itari gucaginga, ubwo rero birasaba yuko tuyishyiramo systeme charge. Wibuke gukora subscribe kuko iyi channel nababwiye yuko ariyo ugomba kujya ukuraho utuntu twishi tw'ubwenge. Ugerageze rero kuri subscribe vuba kuko tugiye kwihuta cyane. Nkuko rona nibibabwiye, dore ndayifunguye, ngiye kuyifungura murema amaburo. Gufungura amaburo ntago bitinda. Mbere yo gushyiramo systeme charge, urabanza ugakuramo bateri iyivamo. Itavamo ukuramo amasimu card mbere yo kugira ikindi kintu ukora. Urabona ko simu card nazirangije, uhita rero ugira gutya ugafungura amaburo. Ugomba byensire kuba ufite reka mbabwire ibintu turi buze gukoresha. Muri iyi video turaza kwifashisha iTronevis, turifashisha systeme charge zibamo amoko abiri. Izi nizo za touch screen, izi nizo za touch, hanyuma izi ni iz'amatushi. Ngira ngo birimo kugaragara cyane. Ubwo rero systeme charge ya touch ntabwo ari kimwe n'iy'amatushi. Urabona ko iyi ngiyi ifite utuntu tw'utuzu, niwitegereza neza urabona ko ifite utuntu tw'utuzu tune. Hanyuma iyi ngiyi urabona ko nta twibifite. Urabona ko systeme charge y'amatushi n'iya touch ziratandukanye. Ngira ngo mwese murimo kubireba, ziba zitandukanye. Ubwo rero turifashisha Tronevis systeme charge, hanyuma tunifashishe charger yo kuza kutwereka nimba ibyo tugiye gukora byakize, niba ibintu tugiye gukoresha. Nekereza ko mwese muri kubyumva kandi muri kubireba. Reka tubikorere twihuse cyane. Nkuko nari mbibabwiye rero, telefone yawe urayifata yapfuye systeme charge, ukayihambura. Telefone nyinshi za touch zigira akantu kitwa subboard. Uretse izitakagira ne telefone za F1, hakabamo na telefone ya Airtel. Izi ama Airtel mashyashya ntago akagira. Ko systeme charge bigenda igahita ifata kuri bracket. Tuzabireba neza video ikurikira, ndaza kubereka ibice bigize telefone. Nuko uyu mwanya bari bamaye telefone baramwa ngo ntago iri gucaginga. Ndavuga nti ariko nk'abantu banje bo kuri Bazatech TV nahita mbigisha ukuntu umuntu abasha gukora systeme charge ya telefone. Ubu rero ndimo gukuramo amaburo, ngira ngo murimo kuyareba ngaya. Yuru amaburo ndimo kuyakuramo ngaya. Ubikora neza witonze, ukajya uyafata ukayashyira mo ku rugi rwiwe, uba washyizeho na simu card byensire kugira ngo ibintu byiwe byose bibe byegeranye kandi biri ahantu hamwe. Biragufasha cyane kugira ngo utagira amaburo yiwe uta cyangwa amaburo yawe uta. Urabona ko nkuba amaburo ngaya, simu card ngiyi, batiri. Ibyiza amaburo yashyira hano ku rugi, ugenda uyashyira ku rugi ku buryo ibintu by'uwo muntu byose uba wabifashe neza ku buryo nawe avuga ati ibintu byanjye. Hanyuma rero amaburo yose urayafungura witonze ukayakuramo, ariko mu buryo bwo kugira ngo video idatinda cyane, ayo nakuyemo arahagije. Ngiye kwegura kugira ngo nkuremo akantu kitwa subboard. Izi ngizi zigira akantu kitwa subboard. Iyi ngiyi ndabona ari B1F, ariyo yitwa pop kabiri. Iyi yitwa pop kabiri F. Ubwo rero ni Tecno, ngira ngo biri kumvikana. Rero izi zose zigira icyo twita subboard. Subboard rero
iba ifasheho system charge. No kuvuga ngo na akantu tugiye kukareba turebe ibikagize ibigize subboard, hanyuma turebe ukuntu iyo subboard bimeze. Jensire uregura neza witonze, dore ubu ndeguye, ariko kugira ngo video bidatinda cyane nanze gufungura telefone yose. Ariko dore ngaka kano kantu k'ubururu muri kureba ngiye kugakuramo, niko kaba kariho niyo system charge, hanyuma kugira ngo murebe neza. Ubu rero hano habari akagozi kano gacometse hano kuri subboard, niko kazamuramo umuriro n'ibindi bintu ngiye kubabwira byose bigashamikiyeho bishamikiye kuri subboard. Nukuvuga ngo subboard baho utuntu ngiye kubanza nyivanemo iyo subboard ndi kubabwira, hanyuma mbabwire ibintu biyigize. Ndumva byumvikana cyane. Buro turimo gukuramo subboard, turi gukuramo subboard ibifiteho ari naho hari hajyaho microphone, ibifiteho utuntu dutandukanye. Subboard jango murimo kubyumva, murimo kubireba, ubundi kuyikuraho. Ariko ibyiza hano hantu wafata mikoro, ushobora kuba washyurije ferrous yawe icyuma gishyushye. Kino cyuma nababwiye yuko muri electronique kirakoreshwa cyane. Ibyiza mu buryo bwo kugira ngo ibintu bigende neza, ushobora kugikoresha ugakuraho inzira ifata ijyaho mikoro. Urabona ko hano hantu, reka mbabwire uduce tugiye turiho, ndakeka ko murimo kureba, nyuma muri kwitegereza neza. Ubikorana neza ubwitonze, urabona ko nta kintu byaba, ubikora witonze neza. Urabona ko hano hantu kuri subboard hariho kano gasinga k'umukara, murimo kukareba. Aka gasinga k'umukara, aka gasinga k'umukara niko kajyana network, niko kajyana rezo zikaza hano hejuru kuri motherboard, cyangwa abarimo n'abayita bracket. Aka kantu rero kavana rezo zituruka hano kuri iyi subboard kakazizana ahangaha kuri bracket. Aka gasinga niko kagira amarezo. Mu gihe uzabona telefone yawe iri gufata amarezo ukabona ari kugenda agabanuka, aka gasinga uzakitegereze neza, uzafungura ukarebe, hari igihe usanga kivanyeho kicomokoye, niko kazaba kari kubitera aka gasinga. Ndumva byumvikana cyane. Hanyuma rero kano kantu nako kameze nk'akabuye, akangaka ukitegereje, reka nze nkabereke neza, ngira ngo reka nze nkabereke neza. Hariho kano kantu kameze nk'ibuye, aka kantu muri kureba hano. Aka kantu nako kitwa, aka niko vibraire. Aka kantu niko kitwa vibraire, akangaka. Ntekereza ko mwese muri kukareba. Niko vibraire, kwa kuntu hamagara telefone ka vibra, na aka kantu kaba kari kubikora. Urumva ko nako kajya kuri subboard. Hanyuma reka subboard yacu tubanze dukureho za nsinga zitwara amajwi. Reka tubanze dukureho za nsinga zitwara amajwi zituma mikoro ya paralele ikora. Tubanze dukureho inzira kugira ngo tuyikuremo neza, bitaza kuza kutugora tumaze gushyiramo system charge. Mwibuke ko icyo twagendereye tugiye gushyiramo indi system charge, kuko iyirimo yagize ikibazo, yarapfuye, ntabwo iri gucaginga telefone. Ubwo rero icyo nkoze ndi gukuraho iyi nzira ituma mikoro ivuga. Uvuga ngo urayifata ukongeraho gasudire gakeya, warangiza ugahita uyikuraho. Urabona ko nongeyeho agasudire gakeya, subboard yanjye nyikuyeho. Dore subboard ngiyi. Subboard rero iyo umaze kuyikuraho, iyi ngiyi noneho iriho twatuntu nari ndi kubabwira dutandukanye. Urabona ko iyi subboard iriho ka kantu nababwiye kitwa vibraire, ariko kaka ikabaho aka microphone ko hasi ko gutuma ubwira umuntu ikintu akacyumva, na akangaka kabikora. Akangaka murimo kukareba, aka gato cyane kara. Hanyuma hakanabaho ya system charge, ariyo iyi ngiyi. Ngira ngo murimo kubireba. Iyi system charge niyo yagize ikibazo,
ubwo rero ngiye kubereka uburyo butagoye n'abatekinisiye mugiye muboherereza izi video, kuko ngiye mbahereza ubwenge bw'uburyo bashobora gukora ibintu bitabatindije cyane, bitabafasha umwanya munini cyane. Ngira ngo turimo kugenda ahangaha rero iyi systeme cyari kugira ngo iveho, n'abatekinisiye mujye mubabwira mu buryo bworoshye budatinda. Urayifata iyi systeme cyari, ubu tugiye gukuraho iyi systeme cyari, iyi ngiyi dushyireho indi, dushyireho iyi ngiyi nshyashya, kandi mu buryo bwiza rwose bumeze neza, ku buryo biba bimeze neza cyane. Uhita ufata rero sudire ukongeraho kuri iyi systeme cyari, buriya kugira ngo ibintu inzira zidacika, inzira zitagira ikibazo. Ibyiza buri PS yose ugiye gukura ku gikoresho cya electronique uyikuraho wongeyeho sudire. Sudire ni iyi ngiyi ete, iyi ni sudire, iyi yitwa ferasudire, zagenda mbibabwira buri kintu cyose cyo gikora. Iyi yitwa tournevis, iyi ariyo twahambuje, nkeka ko byose mubizi. Iyi ni ipensi, iyo twaranayirebye ejo bundi twayikoreyeho ibiganiro. Ubwo rero uhita ufata sudire cyangwa ete ukongeraho hano. Ubu ngiye kongeraho hano, ngiye kongeraho kuri aka systeme cyangwa karahita kavaho. Dore ubu ndi kongeraho, wow, ubu ndi kongeraho sudire neza nitonze, uyishyiraho hagana hejuru neza. Uraza ukayishyiraho sudire witonze neza cyane. Ibintu bya electronique babikorana ubwitonzi, narababwiye nta kintu bakora bihuse. Urabona ko wow, nkavanyeho. Dore ngaka, ngira ngo mwese murimo kukareba. Dore ngaka karaha ngaha, dore kari no gucumba umwotsi. Dore ngaka, urabona nkavanyeho mu masegonda make cyane. Dore ngaka, dore ngaka, dore ariko ngaka no kuri tournevis gafataho. Izi tournevis ziba zirimo amayema. Dore ngaka kari kuregarega kuri tournevis. Ngaka sha, ngaka rwose, dore aka kari kuregarega hano kuri tournevis. Dore ngaka niko ka systeme cyagi kamutesheje umutwe. Dore ngaka, dore ukuntu kikara. Ngaka rwose, aka kantu rero niko kamuzengereje, katumye telefone ibaza akantu kangana gutya, kagatuma telefone yawe udakomeza kuyikoresha. Rero tugiye gushyiraho aka systeme cyagi gashyashya. Hanyuma kuri saboda aho kavuye rero, dore aho kavuye ni hano. Ahangaha murabizi ko ariho kari haba hariho inzira zigera muri eshanu. Haba hariho inzira zigera muri eshanu. Izi nzira rero eshanu, ebyiri nizo ziba zifite umumaro, izindi eshatu nizo zishinzwe gukoresha kuri machine. Nabyo bifite akamaro, ariko mu gucaginga ebyiri nizo wibandaho. Hari inzira ibanza hano hino, kabari gatoya cyane, nakayira gato cyane ahangaha, ari nako kavuyeho hano. Hakaba n'inzira ihera ku ruhande rwo hirya. Inzira rero ihera hirya ku ruhande n'inzira itangira hino, nizo nzira witaho. Imwe inzira imwe ari positive, indi nzira ari negative. Iyo umuriro winjije nko muri systeme charge, kuko systeme charge nayo ifite utundi tuyira dutoya, bita byikoreye positive kajya kuri positive, negative kajya kuri negative, hanyuma umuriro ugahita winjira muri aka gasabodi kakawukombatinga, ukagenda ukajya kuri motherboard. Wamaze kuba n'ubundi ubare wa gatanu, harimo PS, harimo akayisiga kahita kawukombata, ugahinduka 4 n'ibice 7, ugahita utangira telefone igahita charging, ugahita ubibona. Bikorwa mu gihe gito cyane, Ubwo rero tugiye gushyiraho systeme charge nshyashya. Ngiyi Jesse tugiye kuyihambura, yo ni nshyashya. Urabona ko yayindi yavuyeho, dore ngiyi, iyi uhita uyijugunya. Buriya nayijugunya, iri uhita uyijugunya, ugafata systeme charge nshyashya, nayo ubwifite ya maguru nababwiye. Nababwiye ko ibifite amaguru 5, dore iyi ni nshyashya. Kanayo nyifatishe kuri mikoro ukore tournevis yanyu muyirebe. Dore iyi ni nshyashya, iyi ni systeme charge nshyashya. Iyi rero, iyi systeme charge nshyashya niyo tugiye gushyiraho kuri no support. Rero kugira ngo bikore neza, kugira ngo unabikore fresh, uhita uza, nabyo ni ibintu bidatinda. Nababwiye ko n'abatekinisiye muzajya mubahereza izi video zanjye. Ibi ndi gukora, ndi guhanagura ferasudire neza kugira ngo
bibe bisa neza, bibe bifite sudire nijyaho ihita ifata, kuko fera sudire iyo isa nabi ntabwo sudire ifata neza. Nta kindi kintu ndi gukora. Uhita rero ufata telefone, uhita ufata ya subboard yawe wakuye kuri telefone, ukaza handi wagakuye, ukaza ukongeraho agasudire gake gake aho ka systeme cyaje kambere kavuye, wongeraho agasudire gakeya, wongeraho agasudire gakeya, dore nk'ubu mwongeyeho. Wow, wongeraho agasudire gakeya, ntabwo kaba ari kenshi. Dore ubu ndagenda hanaguye neza kugira ngo bibe bimeze neza, ibikomeye bijyeho neza, bifashe bikomeye. Uraza ukongeraho agasudire gakeya gutya hose, ubu mwongeyeho kugira ngo birimo kugaragara neza. Sinzi nta murimo kubireba neza, ariko uraza ukongeraho agasudire gake hose, ukagenda wongeraho agasudire gake cyane, gake kaba gahagije. Ntabwo ari ngombwa gushyiraho nyinshi. Dore ngiyi hano ubu ndajya nyishyira hano, wayishyira no kuri ferasudi ukagenda ukongeraho gake. Dore ngiyi kuri ferasudi ukaza ukongeraho gake gake. Yes, urareba rero cyane, nababwiye inzira witaho. Wita kuri ya nzira ya mbere n'inzira ya nyuma, nizo n'ubundi zishinzwe gucaginga, ariko nizo zo hagati nizo zishinzwe gukora kuri machine, kuri computer. Ubwo rero zose ushyiraho agasudire neza witonze, ushyiraho kasudire neza witonze kuri izo nzira zose mbabwiye, kugira ngo birimo kumvikana, birimo kugaragara. Agasudire ugashyiraho neza, kuko hari ahantu turi gushyira sudire niho tugiye gutereka systeme charge. Ubwo rero ushyiraho agasudire neza witonze neza. Nababwiye ko ibintu bya electronic iyo bikoze uri guhubuka ntabwo bikunda, uba urimo kwiyangiriza umwanya wawe. Ibintu bya electronic bisaba kubikora witonze neza, witonze ngira ngo murimo kubyumva. Hano rero wongeraho agasudire, ubu maze kukongeraho neza. Ubu ndi kureba nimba kariho neza. Ubikora nta nzira n'imwe uhuje n'indi. Wongeraho sudire nta nzira n'imwe uhuje n'indi. Ngira ngo biri kumvikana cyane. Yes, ubu inzira maze kongeraho sudire zose. Nta bintu rero bigora kuri touch buri iroroha gushyiraho systeme cyangwa bitandukana n'iz'amatushi. Buri z'amatushi ziragora kurenza touch. Uhita ufata ka systeme charge aka ga systeme charge, ugahita uzuka karambikaho hejuru, uboneje neza aho ya myanya yariri igera muri 4. Urabona ko kano kantu gafite imyanya 4. Aka kantu uruhande rwo hirya urwo hino nizo hepfo ebyiri. Uraza rero ukaboneza kuri aka kantu naho hariho imyanya 4, ugahita ushyiraho, ubonezamo gusa, nta kindi ukora. Warangiza ubu ngiye kugaterekaho neza, mpite nsindagira n'iki cyuma kuko nashyizeho sudire, birahita byijyanamo, nta kintu kindi kiba kigoye. Dore ubu ngateretseho, dore ubu hano ngateretseho, ngiye kugaterekaho kano. Dore ubu ngateretseho, ugaterekaho neza, ukakabonezaho neza, ugahita utsindagira na ferasu, kuko sudire uba wamaze kuyishyiraho neza. Ngira ngo iyi video nubona hari kigufashije, ukore subscribe aho ngaho. Ukore subscribe, wisharinge n'abandi bantu. Gukora tekinike ntabwo bisaba gupanika cyane, wanabikora turi kuganira. Ibyo bintu byo kuba ubu turi kukaregeraho neza, tugashyiramo neza, uraza ugahita tugashyiramo neza, uboneza za nzira nababwiye. Kandi uba ugomba kubikora neza nyine kinyamwuga, ku
ku buryo kaba gakomeye neza. Ubu dore nabonejemo neza, bita byoroha. Systeme cyagiye ataci iroroha cyane kuyikora. Dore wow, urabona ko namaze kugaterekamo, ngako kamaze kwiterekamo, za nzira nazibonejemo neza. Dore reba na hano bukarimo neza. Ubu icyo tugiye gukora rero cyanyuma ni ukujya kuregera za nzira z'inyuma za zindi twongeragaho sudire. Hano rero umaze gushyiraho naho kugira ngo gakomere neza, kuko uba ugomba kumukorera ibintu byiza. Aha ngaho umaze gushyiraho, uraza ukongeraho agasudire hejuru gakeya kuri izi nzira uba umaze kubonezamo za zindi nababwiye. Wongeraho agasudire gakeya hejuru kugira ngo ibikomeye ibimeze neza, kugira ngo bibe ari ibintu bifite garanti. Uraza ukongeraho agasudire, niko ndi kongeraho, nta kindi. Iyo umaze kongeraho, ubu nkongeyeho ku nzira enye, bihita ureba neza, ukareba neza yuko wabikoze neza. Iyo hariho nka sudire rero yagiyeho, iri ni ibanga abatekinisiye benshi batazi, uraza ugakozaho kino cyuma ugahita uhuha. Iyo hari nka sudire yagiyemo imbere, ubu nka gutya sudire ubu yikuyeho. Iyo hari nka sudire yagiyemo imbere, ukozaho kino cyuma, byashyuha tayari, ukaba wahuha. Iyo uhushye sudire ivaho. Ubu tuvugana rero hasigaye guhita dusetinga twa tuntu tw'inyuma, twatuyira dutanu. Nta bintu byo bikomeramo, kuko iyo wayiregeyeho neza n'ubundi inzira ziba ziri hejuru yaho, ziba zisaba ko ukozeho ferasudi gusa bigahita byikora. Reka tubikore. Ubwo no kuvuga ngo tugiye gufata iyi ferasudi yacu, tugenda tuyikozaho hejuru, birahita byikora. Dore ubu nshyizeho, rwose. Baza ugatsindagira neza, inzira zawe neza. Zose ukazishyiraho ku buryo n'amashini igomba gusoma. Uyishyiraho neza ku buryo inzira zose zijyaho neza, ku buryo nayishyira no kuri computer igomba gusoma neza, kuko ni izi nzira ziba zibikora, nta zindi. Ushobora no kuza ukongeraho ka sudire gakeya iyo ubonye wenda hari ahadafashe cyane, ku buryo ukora ibintu bikomeye, ku buryo umuntu ukoreye n'ejo yongera akagaruka n'undi akagenda kurangira n'abandi bantu wakorera. Mu gihe wiyemeje kubikora nka elegitoronike, wiyemeje kuyikora nk'akazi. Wow, uzishyiraho zose neza. Yes, ubu nk'ubu ndi kubona ko ngiye nazishyizeho neza. Icyo rero tugiye gukora, tugiye gufata ino sabodi yacu tuyicomeke kuri telefone, hanyuma turebe yuko byakize biri gucaginga. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kureba sharijeri. Dore ngiyi tuyishyireho turebe. Ndumva byumvikana cyane. Tugiye kuyishyiraho sharijeri turebe. Ubu ncometse sharijeri. Niyo ushatse ushobora kuza ukumva nimba umuriro hano wasohotse. Ubu gutya ndi gushyiramo sharijeri ntigemo cyane, bivuze yuko hari agasudire gashobora kuba katarukiyemo imbere. Iyo harimo akatarukiyemo rero nabigishije ukuntu bigenza. Uraza ukareba aho kari, warangiza ugahita uhuha, ugashyiraho kino cyuma, warangiza ugahita uhuha. Ubwo uraza ukagera gutya, ukareba aho kari, warangiza ugahita uhuha. Iyo uhushye gahita kavaho. Nta bundi bwenge, ni ibyo ngibyo. Gahita kavaho kakirukanka cyane. Iyo uhushye washyizeho kino cyuma gishyushye, sudire yose yaba yagiyemo ihita ivaho yirukanka cyane. Ngira ngo turimo kugendana, ngira ngo muri kubyumva neza. Ubwo rero uraza ucomekemo systeme charge yawe, nta bintu biba bigoye.
wumve ko ijyamo. Aha, hanyuma numara kumva ko ijyamo systeme charge yawe ucomeke subboard. Nta kintu nababwiye ko iyi subboard nta bintu byinshi bifite. Subboard dore yinjira kuri aka kayira konyine, aka kantu kara ni umugozi ucomeka gusa. Telefone za touch ntabwo zirushya kuzikora ama systeme charge. Cyo tugambiriye no kureba yuko icaginga. Ni icaginga ubwo tayari uraba wabikoze neza. Ubwo rero kandi ugomba kubikora neza ku buryo utongera ngo usubiremo. Ugomba kwitera neza ugendeye kuri buriya bwenge nakubwiye ku buryo utongera ngo usubiremo. Ubu tugiye kureba ko yaba iri gucaginga. Ubu nta bindi bintu ndi gucomeka, kandi gucomeka wa mugozi ngiye no gucomekaho rezo. Kiye gucomekaho rezo na wa mugozi, ka kagozi ka rezo abo twatangiranye nababwiye. Akagozi ka rezo nababwiye abo twatangiranye, akariko nakaberetse, dore naka ngaka k'umukara aka. Ubu nibwo tugiye gucomeka wa mugozi wo uzana kuri subboard, namaze kuwucomeka. Nakagozi ka rezo nagacometse. Wow, dore ubu nabicometse neza. Icyo tugiye gukora, tugiye gupima, ariko dushatse na yanzira twakuyeho ya mikoro twayisudira nta kibazo. Dushatse twayisudira ikajyaho yanzira ituma amajwi ya mikoro avuga, mikoro ya haut-parleur nayo dushatse twayisudira neza. N'inzira ebyiri ntabwo ziba zigoye, uzishyiraho neza cyane. Wow, ubu byose mbishyizeho. Umugozi nguyu winjizamo wa subboard nguyu hano n'uyu uri kwinjizamo, ukaba uri butwara umuriro niba byakize. Hanyuma vibrator ngiyi na wa mugozi ariwo kano kakaki ariwo wicaraho mikrofone yo gucuranga kugira ngo amajwi uyumve inyuma. Ubwo rero tugiye gushyiraho, ubu ndafunze, tugiye gushyiramo batiri dupime. Ntabwo uhita ufunga ngo ushyiremo amaguru utarapima. Banza ugashyiramo batiri, ugashyiraho chargeur ukareba. Guys, nizere ko mwabibonye. Ngiye gucomeka rero turebe yuko byakize. Nta kindi, niba byakize tayari, niba bitakize ubwo ndaba nabikoze nabi. Ariko ntabwo nabikora nabi, ntabwo naza hano ngo mbakorere ibintu nabi. Ngiye gucomekamo chargeur, namaze kwicomeka muri lalonge hari hasi. Ubwo rero ngiye gushyiramo chargeur turebe. Ndayicometse chargeur, ndayicometse. Reka turebe. Wow, do telefone yacu iracaginze. Wow, turebe chargeur ndayicometse neza. Dore wow, biracaginze, ntabwo bigora. Dore telefone yari narimo n'akariro gake yari yayizanye yanze y'ikizimu. Dore iri kuri 22. Wow, ntabwo bigora. Dore telefone ngiyi ku ruhande makane ndebe. Dore bya